Reka nongere mbasuhuze bakunzi bacu, bakunzi ba Ntamikino TV by'umwihariko, bantu tubana umunsi ku wundi, bantu mukurikira amakuru tubagezaho umunsi ku wundi, rwose muraba agaciro, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugire amahoro. N'ubundi nk'uko bisanzwe kuri mikoro za Ntamikino TV muri kumwe na The Master. Uyu munsi rero nongeye kugaruka kuri mikoro nyuma y'iminsi mike rwose ntari kuboneka, ariko kubera nabasezeranyije ko nzajya mbagezaho amakuru cyangwa se mbagezaho impuruza, nicyo kinzanye kuri uyu mugoroba. Bakunzi bacu by'umwihariko ba Ntamikino TV, cyangwa se abadusuye cyangwa se abo tubonanye bwa mbere, wakwihangana ukaduha subscribe, ukaduha like, ukadukandira kuri like, ukatwandikira comment uduha inyunganizi, noneho rero tukarushaho natwe kumva ibitekerezo byanyu. Murakoze cyane. Uyu mugoroba nk'uko bisanzwe narababwiye ngo nzajya mbagezaho amakuru atandukanye, dutabariza abantu, dutanga ubutumwa runaka, tubaha amakuru runaka, nuko channel yacu ikora. Noneho rero by'umwihariko uyu munsi ni inkuru y'akababaro cyangwa se inkuru idashimishije namba, inkuru iri kuvugwaho na benshi mu buryo butandukanye, ariko twebwe amakuru tuzanye nuko atandukanye n'ibyo muri kumva ku macano yandi. Tugiye kubagezaho amakuru yihutirwa y'uyu mugabo Murungi Sabin, bitandukanye n'ibiri kumuvugaho ku yandi mashene. Abamukurikira, abamuzi, abamukunda, buri umwe nagira ngo mubwire rwose niba bishoboka cyangwa se niba ashoboye amusengere. Ariko by'umwihariko ndabizi ko ubu abatari bamwishimiye cyangwa se umuntu agira abakunzi n'abanzi, benshi bari kubyinira ku rukoma, abandi barumva ko nabo baprofisa ako kanya bitewe n'uko bakuhuje umwuga. Ariko nagira ngo mabwire mw'abantu mwe, mu kinyarwanda baravuze ngo umugabo mbwa aseka imbohe, ariko ubundi aho umugabo aguye undi atereraho utwatsi. Nibwo bupfura, nibwo bugabo, nibwo butwari. Bakunzi bacu rero ba Ntamikino TV, nuko nk'uko iyi nkuru y'uyu mugabo Murungi Sabin yamamaye cyane kuva mu cyumweru gishize, mu buryo bugayitse kandi buteye n'ikibazo, kubona umuntu nk'uyu, icyamamare, igihangange, umuntu wari ufite YouTube channel ya mbere ikomeye mu Rwanda mu buryo bw'itangazamakuru, kuba yaraguye mu mutego nk'uyu, cyangwa se kuba yaragaragayeho icyasha kimeze uku nguku, bikagaragara ko yagize ibibazo cyangwa se yavunitse avuye mu gikorwa cy'urukozasoni cyangwa se mu gikorwa cy'ubusambanyi n'uyu mugore Ngwino Ndebe. Ibya Ngwino Ndebe rero bikomeje kubera Murungi Sabin Ngwino Ndebe, koko yabaye nka Ndebe rwose pe, yabaye Ndebe w'ukuri. Isi yose, igihugu cyose, abamukunda, abamwanga, uyu munsi buri umwe afite ijambo ryo kumuvugaho. Murungi Sabin nta wundi uri kuvugwa mu itangazamakuru ry'aba-YouTuber, yaba itangazamakuru risanzwe, amateleviziyo asanzwe n'amaradiyo asanzwe, niyo nkuru iri hiti. Mwibuke neza mu cyumweru cyashize, iyi nkuru ya Murungi Sabin yaje isimbura iya Yago. Uburyo RIB yari yanabyinjiyemo rwose, itangira gutanga gasopo ku bantu bari gukwirakwiza video za Yago, nyuma y'uko yaratangaje ko yahunze igihugu, ariko hatarashiramo iminsi 3-4 nibwo hatejemo inkuru y'uyu mugabo Murungi Sabin. Murungi Sabin na n'uyu munsi aracyari Murungi Sabin, kuko rwose ni inkuru iteye ubwoba. Ibyo yakoze benshi mwarabikurikiye, ariko njye kinzanye nuko amakuru atandukanye nibyo byabaye cyangwa nibyo umunsi kundi biri kugenda bimuvugaho. Nuko uyu munsi ubuzima bwa Murungi Sabin buri mu mazi abira, amerewe nabi mu buryo atazi. Ibitero simusiga, isa n'isaha ushobora guhitana ubuzima bwe cyangwa se bikamugirira nabi, ku buryo ashobora kwisanga mu yindi si cyangwa se mu bundi buzima butandukanye n'ubu yavugwagaho, gusa ngo abantu cyangwa se ibitangazamakuru biri kumuvugaho kubera uburyo yagaragaye mu gikorwa cy'urukozasoni
bivugwa ko avuye gusambana. Ibintu rero byakomeje kuba bibi, nuko uyu mugabo w'uyu mugore ngwino ndebe n'abapampe be cyangwa se n'inshuti ze bafite umupangu kabutindi wo kwihorera kuri Murungisabe. Nubwo bitari kuvugwa ariko twe tuba twacukumbuye, turacukumbura tukagera kure, tugatoza amakuru yose tukayabazanira ku gihe. Uyu mugabo n'inshuti ze bafite umupangu muremure cyane wo kwihorera mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba kuri Murungisabe. Tubaye dutanze impuruza n'integuza, niba azi ubwenge nawe akurikira amakuru yirebere, kuko barahiye biyemeje ko bagomba kwihorera. Ntabwo umugabo ufite umugore yabona umugore we amukojeje isoni cyangwa se agiye mu bikorwa by'urukozasoni ntacyo yamuburanye ngo arekeraho. Niwo mupango bo bafite. Bishatse kuvuga iki? Uburyo bashaka kwihoreramo isaha n'isaha ashobora no gupfa. Ndi kuvuga Murungisabe cyangwa se mo kimwe, bakaba bamuhemukira mu buryo butandukanye, ariko ikigamijwe cyangwa se icy'ibanze cyangwa se icyo umuntu wese yakwibazaho ni urupfu, kandi mu buryo butunguranye. Mbivuze ndi uwa mbere, ndabizi mvuze ibi, ndabizi hari abari bukritika ukuntu, ariko uko byakiriwe uduhe comment. Cyakoze nuba tutari dusanzwe tubana kuri urubuga cyangwa se utaduhaye subscribe, udukandire subscribe, udusharingire, ukomeze utabaze ku bantu bashobora guhuruza cyangwa se guhururizwa, kuko bimenywe na bose byari byose uyu mugambi waburizwamo. Ariko mbabwije ukuri ko uyu mugambi uhari kandi wateguwe, uri kunozwa neza, wo kwihorera cyangwa se guhemukira uyu mugabo Murungisabe. Rero bakunzi bacu ba Ntamikino TV, mugire amahoro. Njyewe ndabakunda nk'uko nabibabwiye. Abadusura bwa mbere cyangwa se nabo dukomeza kubana, tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, kandi tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro cyangwa se impuruza cyangwa se gutabaza mu buryo butandukanye, cyangwa se amakuru. Ibyo byose ni ibintu dukoraho inkuru. Ubundi rwose mukomeze kubana natwe, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.